bakida yakwaye Buretse nivarisha mutwigene Moga Faraga Muza nguki Wayabonye Ibihe byiza kurikira Kigali News nizere ko umeze neza mu bice bigiye bitandukanye Iburasirazuba amajyepfo ndetse amajyaruguru mwenye nitwa Cekecu amugada cyane n'abana ukira n'abanyana basura batandukanye mu bice bigiye bitandukanye agasibanganya mutase nyagatanga isana n'amagurangwaye nize ko akoze subscribe kuri Kigali News ndetse no ku Murongo TV anga duhagaze nkuko mubibona burya gukira si ikintu gukira si ikintu urabona ko naparitse angaha ariko nanone inkuru yanjye n'umunsi ni inkuru inzanye niyo muzamu wa mamagana mbwati mfite ibibazo bigiye bitandukanye ndi mu gahinda ndi mu bukene ndetse ndi mu mutindi nizere ko isaha y'Imana iseshwa kugera ugahindurirwa ubuzima tujye kumusura yagiye guhabwa ubutunzi mu madorari hari abaganga bitira abandi hari abatubuza bati ubwa mbe narariwe ubwa kabiri nagushaka kuribwa ntarajyanye n'umunyamakuru cyo n'umunyamakuru adahari twamusuye aha aherereye tugiye kumenya inkuru y'umunsi ngo tumenye gahunda ni Nyamaki ino nyubako mureba iri muri ubakwa ngo niho hantu arindwi ngahembwa ibihumbi 25 ku kwezi ngarika ngajya guhendurirwa ubuzima ngo n'abazagure ikankane nkingi cyangwa zubake neza twerekeye amazina amatsiko neza ko muyumva neza wowe icyo usaba kandi kuri akazi k'umutuku ndetse no kuri notification ubone kurikirana ibiganiro Kigali News 500 ikugezaho wowe ntucikwe n'inkuru yacu mu munsi yatuyoboye tugiye kumwinjirira tuganire kagiye kwabwa ngo yambwiye ngo barambwiye ngo ibasi kamazi ngagafa abateka mutwe tuzabashyira hanze abakora ibyo kuri tubashyira hanze ngo n'umuganga twamusiramu ni wa wundi twabonye wahinduriye umukobwa ubuzima gahana yemwe nongeza ahantu buretse gato abantu ni yadutuye yambwiye ngo ibasi iteguye amazi banze tumurebe ndimo ndabona agatebe ndabona ibasi abana yewe siniyatebeshye ariko ndimo ndabona ibasi yemwe yesi nkuko mubibona twageze kandi ibyo yemwe umuntu wa hano yewe sawa meze bite amahoro bwe nahageze nanga nahandi turimo turagukamera nkuko wabisaye ko bijya kuri kamera nanjye mba nibere hano ku kazi wateguye agatebe usaka nakaze nakwicara hariya nta kibazo ngo twicare hano none se bakifasha bite mwe namo ibibazo ni hatari nyine ibibazo by'ubushomeri none se akazi kahano gatangiye gere ko tubwiye kuri umurinzi hano ngo uhembwa na 20 meze so bose maze ahubwo umwaka hano maze umwaka wose ko muri sema barase tuvuye hanze parti imodoka yacu turemo barashyira inzugi hangani mu itongo Imana idufasha bunara ni mu bishingwe n'ahantu hajya hatandukanye nyine ni kwa gukunda akazi kuko nta handi nyine watorera ngaho kugira ngo usabe cyangwa uye wakora inkuru noneho yatuzanye n'umuzi ngo aduhamagati handi amafaranga ariko hano n'uwitwa Musiramu uramwizera nk'umusiramu aranga ko bitangaje nawe n'ikibazo gikomeye cyane mbere yuko mumagara Musiramu byarangoye nagize gutya urabona afite telefone ndayifite ubu ngubu byarakemutse narayibonye nanjye nyine ariko nyine mbona ibiganiro abantu bakora kuri YouTube abanyamakuru bati noneho nanjye nari ifite ikibazo cy'ubushomeri kandi na n'ubu bangize gutya ni ikiganiro cy'abantu nyine bari kuva nyine uko batanga ubutunzi sinzi niba nawe ujye ubibona ndabibona njye mbasura bamwe na bamwe ubwo rero baba baramamagaye nyine bambwira ibyo nkora baca amafaranga baca 500 narabishakishije ubu ngubu navuye mu cyaro nje gushakisha hano
ariko nasubiye mu cyaro ndagenda nagiye kwaka agasambu nyine ko mu rugo bagashyize ku isoko nyine urumva nashakaga amafaranga kuko aka kazi turagakora ariko ukaba ufite revo wifuza kugeraho ubundi igihe nifuzaga we nabonaga nyine biriya biganiro bakora nka vati biramutse bikunze nkabona wenda nka miliyoni nka 15 nazikoresha nkiteza imbere nkagenda ukazikoresha nk'icyo ubwo mu buryo bitekerezo batekereza numvaga uko nashinga butike cyangwa nkaguramo amamoto mwera bahungu bakajya nyine bakoresha ariko ubwo ibihumbi 500 ndagenda ndabishakishije nari ifite uduhene tubiri mu rugo nduheraho mbona nta kizavamo ndakusanya biranga naka gasambu nyine ubwo bakagurisha mpangashyize ku isoko bavuga miliyoni zingahe ahubwo wagize ngo bamaye 320 ubwo nishakamo ubundi bushobozi nazaye nyine bihura n'180 barabonetse yego ati noneho amafaranga ndayayoye nishaka ninayabona ndagenda ngarure ka gasambu nongere gasubize mu cyaro n'ubundi nkagura ariko n'ubundi nyine kagumeho ariko nayo amafaranga nyine nyakoreshe ajye mu kazi urumva 15 zari nyinshi arizo bakwijeje bari bazinyijeje abitira abaganga numvaga uko byakunda ubutunzi bwabonetse yego babara yandi biranga ndategereza ukajya uhamagara uko hamagara hakanamupa ndahamagara barambora kanahamagara barambora tuba turahiye birangira nyine nyabuze n'akazi ubwo urumva nyine ibyo bintu byashyuhije mu mutwe numva ko ngiye kubona amafaranga aka kazi nakoraga nyine naho boss ashatse kunyirukana nza kuzamwinginga nyuma tukiri muri restaurant tugiye kumva barakuriye nyuma yaho ngo ubitwa Musiramu barabati ko ari Umusiramu birahaye baramundangiye Musiramu turavugana yaguciye nyine nawe yambwiye nyine ibyo nakora ibiki yagusabye iki imbere ya byose ibyo yasabye nyine yambwiye ibyo nkora dore ngaka akantu nta mafaranga wamuhaye se amafaranga ubwo ukari bamwe ngo wamuhaye 200 gakwaka amazina yawe n'ifoto yawe yarambwiye buriya rero iyo umuntu yahuye n'ibibazo nk'ibyo ngibyo nyine n'umutwe bigeraho bikivanga nyine naramuhamagaye arambwira nyine ngo nimuvugishe kuri WhatsApp ubwo nyine nari muhamagaye kuri nimero yabo nyine bakoresha arambwira ngo nimwandikire kuri WhatsApp arambwira ariko unohereze ifoto yanjye n'amazina yanjye nyine umwirondoro wanjye wose tuvugane nyine tugiye wamuha amafaranga yawe ni 200 yanyitse akwemera umutungo yarawumyemerera pe karabambye abadukurikira ramwe ngo yarakubwiye ngo uzitwaza $1 rimwe ngo n'ibihumbi 100 naguje kujya mu mujyi ngo bagujyorane ibihe ese byo wagize ngo sindifite wajyanye abanyarwanda bagujyorane uranyibukije koko uranyibukije naye nabikubwiyeho cyagiye wari wabimbwiye kare wabwatse wafashije ujya mu mujyi bagwa mu $1 bama none se wizeye ko Umusiramu ngo rwose umutungo we bitewe n'ibimenyetso arimo agenda nkorera nizeye yuko bizakunda ngo yagutumye iki sasa ibyo ni $1 yagutumye ngagutuma n'amazi yanumye amazi ngaya tuje tuzakumukereza bene agutuma n'iki yanumye amazi anuma iri aka nakavu agutuma ngo n'iki ngo ni base dore ngiyo wamuhamagaye tukarebye bitangasha reka nze muhamagare wowe ntabwo nshaka kuza kora buri kimwe muhamagare nawe ubyiyumvira agiye kuguha umutungo nashatse gufata amafaranga nawe ubibona uko wamuhamagaye ntabwo ati siyagusura abantu bagiye batandukanye ndamwizeye umugira abantu bagiye batandukanye isi yose iradukurikiye ariko naramuka abikoze muhamagaye izo nimero ziri kuri screen rwose araza kuziduha ntaribi rwose ngenda mwizeye kubera nari mbyiteze.
muganga niteguye gufata amafaranga na komande nazitanze rwose, natumiye n'inshuti yanjye bamwita Isiyaki. narabikoze rwose, ndumva nta cyari gisigaye. umva ndagafite rwose, ngafite no mu kiganza, ndagafite nabyiteguye. aha nayo ndayifata mu ntoki rwose, irahari ngiyi ndayifite, n'akavu ndagafite. aha ndagafite, reka numve ko katacitsaho. ngaka herera amafaranga. idolari naryo ndarifite cyane rwose. ndi kumwe n'abanyamakuru. amasambu ndabageraga, y'amasambu ndabonye ngiye muri bizinesi, ibintu byose kamwibarize musira. rwose muganga assalamu alaikum. yego abanyamakuru turahari, turi kuri kamera, nuko bino bitanga turatanga nimero zawe n'abakwiyitirira rwose, numva uzabaduhanire. hari abantu bagenda bibabandi, turi kuri kamera, amazi arayafite, akabara gafite, idolari arifite, n'ibasi muteretse mu maguru. ninjye rwose ugomba kuba intangarugero, ibintu nkoreka bisa ngomba kubiganiriza buri wese. muganga wakora akazi kawe turebe, kereka utazabishaka. ufata amazi ngo ugiremo gatatu cyamufasha. ngafata amazi gatatu. yego ubwa mbere, yego bwa kabiri. telefone vuba, buretse gato. halo, buretse telefone vuba. bigenze bite kurahi, ariko bya mbere nari mbishoje. ndakurahi buretse turi na urashiri kurahi buretse nani wana kumva. Moga yamaje kubikora inshuro 3. yego Ngashyiraho akavugo rimwe kabiri gatatu mwe gutunga no gutungana no kwawe. Nakire he. Umwibaze inshuro 3. Gutunga no gutungana no kwawe. Gutunga no gutunganirwa ni n'ukwanjye. Yabirangije. Kongera amagambo avuga ati dore igihe yewe nagiye imbaraga cyane baramaze utuntu twashize n'amatungo
mbone yuko burya gukomeza gushakisha umuntu uzakugirira akamaro niyo mpamvu ntazongera ngaravuze ngo igihe nahereye nshakisha arumva ngo ntacyo ngeraho ngo ubu ngubu gutungwa no gutungwa no kwandi ngo bivuge inshuro eshatu gasubizemo cyangwa ngo bivuge ngo iki ngo igihe nahereye ndi umukene igihe nahereye ndi umukene nkorera abandi ngo gutunga no gutunga ngo ni ukwanjye gutunga no gutunganirwa ni ukwanjye yabivuze amuga yabivuze yego ni ukuvuga ngo rero amarezo yego yo kwamara kwakira impanuro za muganga yego bw'uwo butunzi ariko ubutunzi bwawe uzabubanemo n'abandi bose ntuzagire uzahemukira ibyo bivuga ko n'abandi bazaho kandi n'abandi benshi uzajya ubaha kugira ngo ngo umugisha ugiye guhabwa ngo uzawukoreshe neza ngo nawe ugusabye urumva ngo uzamuhe kuko nawe warahawe ahubwo ese ngiye kuguha akazi ngiye kuguha akazi halo urabona akazi muga ndaguha akazi n'amarezo utajya kabiba ngo fata na ya nota kira na ya nota ayikoresha iki ndamubwira ati ya nota nayifate katwongere tuguhamagara amarezo yanze sinuko rwivanga imirabiza amarezo ahubwo nyarimo ndamwumva neza ngo afite amashusho yo gufata amafaranga amafaranga azinde yaravuze ngo ya nota ngo yisije kunyama ngo tubakira guto mwese muhite muza mbaha akazi ugire wese ahita mbaha akazi bariye ni amafaranga ndetse turebe ya nota akora iki ahita abona umutungo banamisha ahita abona umutungo bana mubishyiko kira ngo kira tere bakira yakoraye Buretse nivarisha mutwigende moga umva mubwire usibye n'ibitangaza tubonye n'ibiki ibintu ukora ukabyara muga usibye ko mbonye ibitangaza ukabyara we nubwo hari ababitira ko mbonye ibitangaza ibindi mukora n'ibiki buretse gato shyiramo muga yewe utandukanye n'abababeshya abantu muga utandukane n'abababeshya none se n'ibiki ibintu ukora bitari bingi uvuze ngo iki wayabonye ndakumva yaba ubonye n'umunyamakuru muvugana n'ibiki ibindi mukora bitari bingi byo gutanga impano nakumvije musiramu ubwo ugaruza ibyibwe ukavura inyatsi ingo zasenyutse ukazigarura abaciye abagore babo n'abagabo babo ukabafatanisha mbese ukora ibitangaza byinshi n'indwara zanze gukira saba turagushimiye umva ikintu avuze ngo nafite ibibanza byanze kugira buke byabuze abakiriya ngo nafite ngo amazu ngo yabuze abakiriya reka twiga umva mugabo bamaze kubika ngo tuganire ijambo rimwe abitse arafite nta kibazo none se ndakwakabonye nyuma y'ibingibi noneho urumva nicyo urenzaho ku byo batubwiye ubyakira ute ikigaragara cyo hari ababikora babeshya yego sibyo ariko urabona yuko musiramu we rwose kabisa n'uwo ari we wese amuhamagara yego nimero nizere yuko turaziba tugomba kuzitanga kurahiye musiramu akora ibitangaza pe n'umusiramu ngo isambu yanjye ndahita nongera ngende nyigarure nayahene ngura izindi ahubwo zikube ariko na ya butike ndahita nza nyashora ajya ngaburira buri munsi
reka tugushimire cyangwa kamera n'amakandi nta kibazo abari bakunda Kigali News ari 5 mujya mudutuba dutumika ariko abaganga biritirira abandi izo meze kuri screen ni izo ngizo nazindi numuhamagara uzabanze umugende mba uzasalamu mwe assalamu cyangwa umubwira ngo shalom namoro kwiteka inkuru yanjye ni reka tuzagaruke no mwe tuzare nimba yaravuye hano ese niyiteze bizagenda biti tuzajya no kuri botike Imana barire kandi bigeye neza.